Kugira ngo iyi gahunda irusheho gukora neza, muri uyu mwaka guverinoma yiyemeje kuyivugurura hagamijwe kongera ubushobozi ndetse na serivisi zihabwa abanyamuryango. By'umwihariko ku ndwara zisanzwe zishingirwaho hongewemo indwara zikunda ndasubiramo ahangaha ku ndwara zisanzwe zishingirwa hongewemo indwara zikunda kwibasira abanyarwanda benshi kandi zihenze kuzivura. Izo ndwara zirimo kanseri, iz'impyiko zisaba kuzisimbura, izisaba kubagwa umutima, izisaba kubagwa amagufa n'umugongo. Harimo kandi n'izisaba guhindurirwa igufa ry'itako no guhabwa inyunganirangingo n'insimburangingo ku bantu bafite ubumuga n'izindi. Hongewe kandi urutonde rw'imiti ku yari isanzwe itangwa ruva kuri 850, imiti 850 rugera ku miti 1450. Kwiyongera kw'imiti n'indwara zishingirwa byasabaga ko ikigega cya mituweli kigira amikoro yisumbuye atuma cyuzuza inshingano zacyo. Ibi rero bigomba kujyana no kongera amafaranga ari mu kigega mituweli ikoresha. Bahaye urugero, kuva mu myaka 10 ishize amafaranga ikigega cya mituweli cyakoreshaga yikubye inshuro zirenze 2. Yavuye kuri miliyari 39 y'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'ingengo y'imari 2015-2016 agera kuri miliyari 98 y'amafaranga y'u Rwanda muri 2024-2025. Ni mu gihe umusanzu w'abanyamuryango wakomeje kuba amafaranga 3,000 kuva mu mwaka wa 2011. Ibi byatumye uruhare rwabo, ndavuga uruhare rw'abaturage, ruva kuri 67% muri 2011 rugera kuri 32% mu mwaka wa 2025. Iyi mibare itwereka ko uburyo bwari busanzweho bwo gutanga umusanzu butari bugihagije, bitewe nuko ibiciro byo kwivuza byakomeza kwiyongera ariko umusanzu w'abaturage wo ntuzamuke. Iyi gahunda ntiyari igishobora gukora ku buryo bukwiye. Ni muri urwo rwego rero aya mavugurura yashizweho. Aya mavugurura ntabwo agamije gushyira umutwaro uremereye ku baturage, ahubwo agamije gutuma iyi gahunda irushaho gukora neza mu buryo buhamye kandi burambye mu nyungu za buri wese. Twese nk'abanyarwanda ubuzima bwacu nitwe bureba, kuko tuzi neza ko akimuhana kaza imvura ihise. Niyo mpamvu dusabwa guhuriza hamwe imbaraga, buri wese agatanga umusanzu we hashingiwe ku bushobozi afite, kugira ngo twishyure ikiguzi cyo kugira ngo twese dushobore kwivuza. Ibi nibyo bizadufasha gusigasira urwego rw'ubuzima kandi bikanadufasha gutera intambwe tugana ku ntego yo kwigira, ariyo shingiro ry'iterambere ry'igihugu cyacu. Muri uyu mwanya rero munyemerere noneho mbagezeho imiterere y'amavugurura yakozwe nuko agomba gushyirwa mu bikorwa. Ndahera ku bijyanye n'uburyo bwashyizweho hagamijwe gufasha abanyarwanda gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ujyanye n'ubushobozi bwa buri rugo. Hashingiwe ku makuru buri rugo rwitangiye muri systeme imibereho,
uburyo bw'ikoranabuhanga igihugu cyashyizeho kugira ngo bufashe mu igenamigambi binyuze ku kugaragaza ishusho y'imibereho abishyura umusanzu bagabanyijwemo ibyiciro bikurikira. Hari abatishoboye, leta izakomeza gutangira umusanzu wose. Hakaba abafite ubushobozi buke bakeneye nkunganire ya leta, bazayihabwa. Hari abashobora kwitangira umusanzu fatizo wose, ndetse hakaba n'abafite ubushobozi bwisumbuye bazatanga umusanzu urenzeho. Nyuma y'uko ubu buryo bwo gutanga imisanzu butangajwe, twakomeje kubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abavuga ko batasobanukiwe uburyo byakozwemo, ndetse hari n'abagaragaje ko aya mafaranga ari menshi ugereranyije n'ubushobozi bw'ingo. Ndagira ngo bamare impungenge rwose ko kugena aya mafaranga no gushyira abaturage mu byiciro byakoranwe ubushishozi kandi bikorwa ku bufatanye bw'inzego zitandukanye. Kandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabitwibukije ejo ndetse no kuwa mbere, tuzakomeza kwegera abaturage no kubakemurira ibibazo baba bafite birebanye n'iki kibazo. Ubu turishimira ko bitewe n'ubukangurambaga bukomeje gukorwa hirya no hino mu gihugu, abaturage barimo kurushaho gusobanukirwa ubu buryo bushya bwo gutanga imisanzu. Inzego z'ibanze nazo zikomeje kubaba hafi kugira ngo zibafashe. Aya mavugurura mu mitangire y'umusanzu muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza yitezweho kandi kuzamura umusanzu w'abanyamuryango ukagera kuri miliyari hafi 70 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2026-27. Ibyo bikaba bingana na 48% by'amafaranga akenewe. Guverinoma izakomeza kunganira abaturage itanga 52% asigaye kugira ngo ikigega cy'ubwishingizi kibone ingengo y'imari gikeneye. Abaturage bazatanga 48%, leta itange 52%. Ku bijyanye n'uburyo bw'imyishyurire, igihe umunyamuryango ahawe serivisi z'ubuvuzi, umunyamuryango azajya yishyura inyunganirabwishyu igihe cyose ahawe ubuvuzi, ikaba ingana n'amafaranga 200 ku rwego rw'ikigo nderabuzima n'urw'ivuriro ry'ibanze. Azajya anishyura 10% y'ikiguzi cy'ubuvuzi ku rwego rw'ibitaro. Aha ariko ndagira ngo nibutse ko abatishoboye badatanga iyo nyunganirabwishyu. Munyemerere mbahe urugero rufatika rw'inyungu abanyamuryango ba mituweli bazabona muri aya mavugurura. Ubusanzwe, ndatanga urugero rumwe, ubusanzwe umurwayi w'impyiko ukenera serivisi ya dialyse inshuro 3 buri cyumweru aba asabwa gukoresha dialyse nibura inshuro 156 ku mwaka. Uyu murwayi adafite ubwishingizi yasabwa kwishyura amafaranga miliyoni 9,419 n'amafaranga 908 ku mwaka. Miliyoni 9,419 n'amafaranga 908 ku mwaka. Nk'uko tubibona, aya ni amafaranga menshi cyane ingo nyinshi z'abanyarwanda zitabona ku buryo bworoshye. Ariko ku munyamuryango wa gahunda y'ubwisungane kwivuza, kugira ngo ahabwe iyi serivisi yasabwa kwishyura 10% yari amafaranga navuze, ariyo angana n'ibihumbi 941 n'amafaranga 990. Aho kwishyura miliyoni 9,419
rwishyura ibihumbi 941, ni ukuvuga 10%. Uru rugero rumwe muri nyinshi nshobora kubaha ruragaragaza ko kuba umurwayi w'impyiko afite ubwisungane byamufasha kuzigama amafaranga agera kuri miliyoni 8,877,918 ku mwaka.